And the stage is yours. Nishimye cyane cyane ndashimira abanyarwanda ikintu gikomeye cyane nimwe mwatweretse urukundo abanyarwanda no mu bindi bihugu Imana ibahereza umugisha kandi turakomeje gutanga ubutumwa bwiza turakomeje guhindura imitima ya benshi ibi biduhereza imbaraga nyinshi cyane Imana ibahereza umugisha. Manager, the phone. Yesu nashimwe. Ndabona ahantu hakonje bagabanye ka hesi. Reka shimira Isango Star. Thank you so much. Isango Star apari y'imiziki yarandeze injira uyu nguyu ndiwe ngiye no mu muziki abahanzi twakoranye yabaye hafi cyane kandi sinjye nyine n'abandi bahanzi baba hafi. Isango Star umuryango wose muvuze byinshi kuri uyu muziki kwitangazamakuru muri rusange Imana ibahe umugisha. Turacyakomeje akazi rero turacyakomeje imiziki turi kwinjira muri mu bihugu bikoresha igiswahili. Isango Star n'ibindi bitangazamakuru mutube hafi. God bless you so much. Reka mbasuze kandi mbifuse byiza mwemeje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi kundi. Reka dureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni Isango na Muzika Festival iri kubera hariya nyine muri Camp Kigali. Dore ko ari show twavuga ko yitabiriwe n'abakunzi ba muzika muri rusange bagiye batandukanye, cyane cyane abakunzi cyangwa se abahanzi babarizwa muri industry nyarwanda. Dore ko nyine baje kwakira ibihembo byabo bitangwa nyine n'irushanwa rya Isango Star Music Award. Dore ko nyine ari ibihembo twavuga ko ari ibihembo biba nyine ngaruka mwaka. Ni ibihembo rero byitabiriwe n'abanzi bagiye batandukanye, dore ko ari ibihembo byitabiriwe n'abastari bakomeye mu Rwanda. Dore ko Dorcas ndetse na Irene aribo babashije kuza nyine muri iki gitaramo twavuga nkaho babimburiye abandi, uretse ko na Debeni ariwe twavuga nk'umuhanzi mukuru nawe bashije kugera muri iki gitaramo nyine aho yahageze mu rukerera rwa kare nyine kuvuga igitaramo kitaratangira. Dorcas ndetse na Irene nibo batambukanye rero ku itapi ry'umutuku, aho rero bari baje kwitega cyangwa se kwakira igihembo cy'itsinda Vestina and Dorcas. Dore ko nyine uyu Dorcas akunze kugenda wenyine mu gihe nyine uyu Vestina nawe nyine ari mu bihe bitoroshye cyane, dore ko atari kwiteza itangazamakuru nyine mu bihe byinshi ari gucamo. Uyu Dorcas ni uri kwifatanya rero na Irene muri Nzabi akaza kwakira ibihembo bigiye bitandukanye. Uramwibuka Dorcas yari ari kumwe na Irene mu bihembo bya Gala Awards, akaba ari rero aberuka gutangwa nyine hano mu Rwanda ejo bundi cyane. Dore ko ari ibihembo itsinda Vestina Dorcas begukanye by the way. Ni itsinda Vestina and Dorcas bakaba rero barahigitse umuhanzi Israel Mbonye, bakaba baramukuye k'uyu mwanya barangije baracyegukana. No kuvuga nyine itsinda Vestina Dorcas bakaba baregukanye nyine ibihembo bya Gala Award, ndetse benshi bakaba bibaza bati ese Isango na Muzika Festival Award baraza kugitwara biragenda bite? Benshi rero bategereje kureba byinshi biri buze kubera hano, dore ko umuhanzi The Ben Tiger nawe yamaze gusesekara rero mw'iki gitaramo, cyangwa se icyo twakwita nk'ikirori kidasanzwe. Ni ikirori twavuga nko kidasanzwe, dore ko ari ikirori kitabiriwe n'abastari bagiye batandukanye ndetse nyine n'abakunzi ba muzika muri rusange. Dore ko ari ikirori ngaruka mwaka, ni ikirori cyagiye kitavugwa rumwe na rumwe mu myaka yagiye itambuka. Murabyibuka ku bastari benshi, aho bastari benshi bagiye bavuga bati aba ni abantu baba bamaze gutanga imyanya yabo kugira ngo bafatwe, ubundi twege tuze kugira ngo nyine dushimisha aba audience babaje kwitabira, cyangwa se bamwe babaje
kureba nyine ibiri kubera hano. Ni igitaramo kiri kubera hariya nyine muri Beka Arena, dore ko ari igitaramo nyine twavuga ko ari igitaramo cyitabiriwe n'abantu batari bake. Ni igitaramo cyiza rero. Iki gitaramo rero Isango Festival Award akaba ari ibihembo bigenda bitangwa mu byiciro bigiye bitandukanye, haba umuhanzi mwiza, umuhanzi wa gospel mwiza, umukinnyi wa filime mwiza, cyangwa se umubloga mwiza. Ibyo byose ni ibihembo bigenda bitangwa. Benshi rero bakomeje kwitega byinshi bibuze kuranga iki gitaramo, dore ko benshi babukereye batari bake cyane. Natwe nyine tukaba twahageze mu ba mbere, no kuvuga nyine twaje kugira ngo tubabereho byiza byose nyine biza kwabera, kugira ngo tuze kubasha kubibagezaho uyu munsi. Rero cyo niyo ngusaba rero, niyo mpamvu utaza gucikwa na gato nyine kuri Wakana Zero Official, kugira ngo byose byiza nyine uze kubimenya 5/5. Iyi Isango na Muzika Award twavuga ko ari inshuro ibayeho ku nshuro igera ku inshuro ya 5 cyangwa se irenga, dore ko yabashe gutangira mu 2019 muri Covid, akaba ari inshuro yatangiyeho, aho benshi rero babifataga nk'ibintu bisanzwe. Gusa twavuga ko kuri uyu munsi yaje rero kubona abaterankunga bagiye batandukanye, dore ko ifite n'umuterankunga mukuru wayo nyine ari we Isango Star, you know it, murabizi ko iyi ngari yo nyine iba hafi rero mu gutegura ibitaramo bigiye bitandukanye nyine. N'abahanzi bagiye batandukanye biganje muri iki gitaramo, haba abastar ndetse n'umusobanuzi wa filime, haba Rocky Kimomo, Junior Gita, bose ndimo ndababona iruhande rwanjye, rwose ndimo ndabareba. N'abahanzi rwose b'ibyamamare bitabiriye iki gitaramo, ubona ni ibintu rwose bisa neza, by the way. Ni ibintu bisa neza cyane, ni ibintu twavuga ko rwose birimo birateza industry ya music mu Rwanda cyane. Ni ibintu biri guteza imbere nyine umuziki nyarwanda hejuru, twavuga ko ari urwego rudasanzwe. Ibi bitaramo rero akenshi dukunze kubimenyera mu bihugu biteye imbere cyane cyane nka Nigeria. Nka Nigeria cyane yo ibi ngibi dukunze kubimenyera, ariko rero ndavuga ati mu Rwanda ni ibintu by'agaciro rero, dore ko ari ibintu ubona ko batangira batambuka no ku itapi y'umutuku, ari ibintu biba bigaragara neza. Ibintu bigaragara neza rero, bitandukanye n'ibihembo byatanzwe ejo bundi cyane bya Mashariki, dore ko ari ibihembo byagiye bigorokwaho n'abakunzi bakoresha imbuga nkoranyambaga, haba Nyakso ndetse nyine n'abandi ba Kiraman bagiye bagorokwaho cyane, dore ko abangaba batabashije guhabwa ibihembo, aho umukinnyi mukuru wabashije kwegukana igihembo rero cya Mashariki ari Bamenya Films cyangwa se timu nyine yabamenya, aho Ketchup nayo bashije kwegukana imodoka nyine yari yashyizwe ku mugaragaro, aho bagiye babatera amabuye bavuga bati abangaba ntago ari abakozi ba nyabo. Nyakso dore ko nawe yabikomeje avuga ati ntago byari bikwiye kabisa kubona Bamenya habwa igihembo nka kiriya, cyangwa se Bamenya team akaba ariyo yiganzamo kubona ihabwa imodoka zigera kuri 2 zose, bakaba bibagiwe Kiraman cyangwa se bakibagirwa Regis, nawe rero akaba ari umukinnyi wa comedy tuzana mu Rwanda, nawe akaba yaragarutsweho. Rero ibi ni ibitaramo rero bya muzika, Isango na Muzika, ariko byo bikaba twavuga ko byihariye cyane, ko ari byo bitaramo twavuga hari ibitaramo yabyihariye cyane kurenza ibyo bya Mashariki ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi ni byo bitaramo rero bigiye no gusoza umwaka wa 2025 bigiye gutangwa, dore ko nyine tuzahita twinjira mu mwaka wa 2025, aho rero hazahita ko hajyaho ingamba nyinshi zigiye zitandukanye, haba nyine kuri aba bangaba bazaba babyegukanye ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ariko aribaza bati ese The Ben ndetse na Bruce Melody ninde uri bubashe gutanga cyangwa se guhabwa iki gihembo? Isango na Muzika irahabwa nde? Benshi bagiye babona ko cyangwa se Grammy Music yagiye habwa Kevin Kade nk'umuhanzi mwiza, wabaye umuhanzi ukizamuka mwiza w'umwaka, ndetse n'umuhostinzi mwiza aba Eric Semuhungu. Ku itariki rero cyangwa se muri aka kanya baribaza bati ninde muhanzi mwiza uri bo muhanzi mwiza? Bose rero ni mugihe rero bakomeje kubyibaza, ariko ikiza nuko nyine wageze hano kuri Wakana Zero Official, nuko nagusaba gukanda like, wakana subscribe kugira ngo byose byiza nyine birano bizajye bikugeraho 5/5. Icyo usabwa nta kindi rero no gukanda subscribe, kwafungura inzogera kugira ngo nyine tuze gukomeza kwakubera 5/5, ko turaza kwereka rero buri kimwe cyose cyabereye hano nta na kimwe ciswe. Nje
nyitwa kandi ndabashimiye.